Imana ishimwe ko iduhaye ubuntu bwo kuba imbere yayo kuri uyu mugoroba. Ntabwo uzicuza ko wari imbere y'Imana usenga. Abaje uyu munsi nitwa Desire ndi mwene so. Ezira ibice 8 umurongo wa 21 niho twasomye ejo, ni nayo ntego y'igiterane, kuyoboza Imana inzira. Ezira ibice 8 umurongo wa 21 urupapuro rwa 454 ku bafite Bibiliya nk'iyanjye. Dusome twahageze. Aravuga ngo maze ntegekera kwiriza ubusa aho ngaho kuri uwo mugezi ahava, kugira ngo twicishe bugufi imbere y'Imana yacu, ngo tuyiyoboze inzira idutunganiye twebwe n'abana bacu bato n'ibintu byacu byose. Kuko nagize isoni zo gusaba umwami umutwe w'ingabo z'abasirikare n'iz'abagendera ku mafarashi ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami tuti amaboko y'Imana yacu ari kubayishaka bose ngo abagirire neza, ariko imbaraga zayo n'uburakari bwayo bigwanya abayireka bose. Nuko twiyiriza ubusa dusaba Imana yacu tuyinginga, yemera kutwumvira. Amen. Nashaka umurongo wa 22 kuri B ahavuga ngo badutabare ku babisha bacu bari mu nzira, kuko twari twavuganye n'umwami. Amen. Ejo nababwiye amateka, nababwiye impamvu bagiye mu bunyagi bw'imyaka 70. Twasanze bazize ikintu kimwe, ni ukwimura Imana, kutabonera Imana umwanya. Hanyuma Imana yatugiriye neza twese, ariko hari igihe tugenda tuburira Imana umwanya. Uko tuba mu bintu byinshi n'imigisha myinshi n'ubuzima bugoye, niko Imana igenda yegerayo. Icyaha gikomeye wakora mu buzima bwawe ni ukwimura Imana mu buzima bwawe, kuko Imana niyo mugenga w'ubuzima bwawe. Ibintu byose wakubaka Uwiteka atari we rufatiro rwawe, uzaba urushwa n'ubusa. Imana niba iya mbere mu buzima bwawe, ushobora guca inzira hatagira inzira, kuvuga ngo uzajya uyiyoboza inzira, ikuyobore inzira igutunganiye ushobora kunyuramo wewe n'abazagukomokaho. Ariko niba wimura Imana uzaba ukoze icyaha gikomeye. Muri Amerika bakoze ubushakashatsi ku miryango ibiri, umuryango w'abapagani batigeze bamenya Imana n'umuryango w'abantu bubasha Imana mu bisekuru uko byagiye bikurikirana. Ikintu gitangaje ni uko abantu bavuye mu gisekuru kitubaha Imana bagoye leta. Nibo bantu banyoye ibiyobyabwenge, nibo bantu polisi yahoze yirukaho, basinze bagonga amamodoka, bakora ibintu bibi gusa, mbese bahenze leta. Ariko umuryango w'abantu bubaha Imana nta bibazo bidasanzwe byigeze biba mu ngo zabo, kandi no mu buzima busanzwe Imana yabagejeje kure hashoboka. Niba wizeye ibyo vuga ngo amen. Abakiranutsi bazagubwa neza, abakiranirwa bazagubwa nabi. Ni ihame rya Bibiliya naco warihinduraho. Iyo tuvuze kugubwa neza, ntubirebere mu bifatika gusa, no kugendana amahoro mu mutima, nta mutima ugucira urubanza, nabyo n'undi mugisha. Hanyuma uyu munsi nashaka mbabwire, turi buganire ku nzitizi. Impamvu dukwiye kuyoboza Imana inzira nuko mu nzira hari inzitizi. Hanyuma ndibabwira inzitizi nyinshi, wenda urasanga harimo iyawe. Impamvu byari ngombwa ko bayoboza Imana inzira nuko icyambere nuko Imana yari yaravuganye nabo. Ejo nababwiye ko bagezeyo bagakiranirwa, bagakora ibyaha bitandukanye, ariko hari itsinda ry'abantu bato. Buriya nta bantu bapfira gushira. Hari itsinda ry'abantu ba Shadraka, Meshaki na Abedunego, barimo Danieli, Ezira, Nehemiya n'abandi. Abo bantu ntabwo bigeze biyanduza ubwo bari mu bunyage. Nubwo mubona iminsi imeze nabi, hari abasore bagikiranuka, hari abakobwa bubaha Imana, hari abamama n'abapapa buzuye umwuka wera. Mu isi uyu munsi imeze nabi gutyo, nta hantu namwe udashobora gukiranukira. Hanyuma aba bantu rero bibutse amasezerano. Danieli ngo yasomye mu byanditswe, amenya ko Imana yavuganye nabo ko izabakurayo. Hanyuma inshuti ya Bibiliya, inshuti ya Facebook na WhatsApp nabyo naco bitwaye, ariko niba udasoma Bibiliya ntabwo uzamenye ko nigiye cyo kuva mu bunyage cyagize.
niba ijambo ridafite icyo rivuze mu buzima bwawe, ntuzabona urufatiro wubakiraho. Bamenya ko Imana yavuganye nabo. Nagira ngo mbabwire ko nubwo bagiye mu bunyage, ntabwo aba bantu bagiye bari abana bayo, kandi abana bayo nubwo ibakubita utunyafu, ariko ibagaruza ubugwaneza, ikongera ikabiyegereza. Hano nagira ngo nisegure, hari abantu bavutse ubwa kabiri, babaye abantu b'Imana. Abo bantu niyo bagize intege nke, kubagarura biroroha. Ntabwo bisa n'abantu gusa bati, hari abantu mu rusengero batigeze bakira Yesu umwami n'umukiza. Baje basanga dusaba imodoka, bahita basaba imodoka, basanga dusaba amafaranga, basaba amafaranga, basanga dusengera abagabo, bahita basaba Imana abagabo, batarigeze bagirana isano n'ubitanga. Abantu barashaka amahoro batarashaka utanga amahoro. Abantu barashaka amafaranga batarashaka utanga amafaranga. Abantu barashaka imigisha batarashaka utanga imigisha. Banza ugirana isano n'ubitanga, hanyuma nabyiza biguha n'uburenganzira bw'abana mu rugo. Ariko mufitanye isano, ushobora kumwita data, kuko Yesu yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese. Nico kibanza, ikwiye kubanza kukubyara ukaba umwana wayo, hanyuma ukabaho ubuzima buyubaha, ugakurikizaho kwamamaza ubwami bwayo. Imigisha Imana iduha iyiduhera kugira ngo twamamaze ubwami bwayo. Iyo umuntu abaye umukire yubaha Imana, akora byinshi mu bwami bwayo. Ariko iyo ubaye umukire utubaha Imana, ntaco bivuze, nta kintu ntaho bihuriye. Ntabwo ubugingo bw'umuntu buva mu bwinshi bw'ibyo atunze. Iyo aba ari ibyo, babahegwe bose tuzi bo ku isi nibo bari kuba buzuye amatorero. Ariko Imana yabihishuriye abaswa bo mu isi kugira ngo Imana ikoze isoni abanyabwenge. Imana yatoranyije abanyantege nke ngo ikoze isoni abanyambaraga. Hano icyo bishaka kuvuga nuko dukwiye kubaho tuyubaha gusa. Hanyuma byari byarahanuwe ko umuntu yabafashije kuva i Babuloni, hari hashize, yitwa Kuro, yitwa uwasizwe. Bibiliya ivuga abantu babiri gusa basizwe. Umwe ni Kuro, undi ni Yesu. Nibo bantu babiri. Kuro Imana yamuvuzeho hasigaye imyaka 150 ngo avuke. Ndagira ngo ko nta kibazo kidafite igisubizo. Nubwo waba uri mu bunyage bumeze bute, Imana yateguye igisubizo mbere y'imyaka myinshi wowe turabaho. Turaba Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Nta mpamvu yo guhangayika. Yewe rero hari ikintu umushumba wanyu hazavuga ko atajya hangayikishwa n'ikintu na kimwe, ariko bifite ukuri kose. Bikamabwira impamvu bifite ukuri. Hano muri Bibiliya hari ijambo ryanditse inshuro 365 rivuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Nukuvuga ngo buri gitondo arabyuka akavuga ngo mwana wanjye ntutinye ndi kumwe nawe. Noneho uhuye n'umubosi umwe, reka dufate nk'umusore ugiye gukora ubukwe, ugahura n'umubosi umwe ugiye gukora ubukwe, akakubwira ati mva ntutinye ndi kumwe nawe. Wagendera mu 108 wumva ari byo kandi bishobora no guhinduka. Ariko waremye ijuru n'isi, uvuga bikaba, utegeka bigakomera, akavuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, kumva ntubyizeye. Nigeze kubwira abantu bamwe, ndababwira ngo ibindi bintu byose turabyizera usibye Imana yo mu ijuru gusa. Uzi ko winjira mu nzu nk'iyi wayubatse utari uhari, ntuzi niba ikomeye itakugwaho, ariko ukabyizera ukayinjiramo. Ugasiga umukozi mu rugo utazi se utazi nyina, nta nirangamuntu y'ufite, ukamusigira abana n'ubutunzi bwose, warangiza ukigendera ukumva uramwizeye, agateka ukabijya kandi ashobora kugushiramo uburozi. Uzi ko usohoka hano hanze ugatega umumotari, ntuzi niba ari muzima mu mutwe, akorera perimi ntiwari uhari, ariko ukumva urabyizeye. Ntuzi niba nayigira. Ugatega bisi na umushoferi akorera perimi ntiwari uhari, ariko ukumva urabyizeye. Nyirisi n'ijuru mu mugenga w'ubuzima bwawe yakubwira ngo ntutinye, ukumva ntubyizeye. Dukwiye kubaho ubuzima bwo kwizera. Ejo nababwiye ngo inkoni kubita kwizera ni logique, turaza kubigarukaho. Kuro yahanuwe hasigaye imyaka 150 ngo avuke, ko ari wazakura Abisirayeli mu bunyage kandi akabaho ubutunzi bwinshi. Haleluya. Nababwiye ngo Bibiliya ivuga basizwe babiri. Uwasizwe wa mbere ni Kuro, undi wasizwe ni Yesu. Kuro yasigiwe gukura Abisirayeli mu bunyage ngo batahe mu gihugu cy'isezerano. Yesu yasigiwe kudukiza ibyaha, indwara, ibikomere, imibabaro byose.
yasigiwe kudukura mu bibazo byacu, byaba iby'umwuka, byaba iby'ubugingo n'iby'umubiri. Dukwiye kwizera uwasizwe, tukabaho ubuzima busabana nawe gusa, ariko yasigiwe kudufasha. Yaravuze ngo mwamukumbi muto ntimutinye, kuko data yishimira kubaha ubwami. Hanyuma bavaga Babuloni bajya i Kanani. Kanani, habaho Kanani ebyiri. Habaho Kanani yo mu isi, habakaho na Kanani y'ubwami bw'Imana. Ibi mvuze ntabwo mwabyumva. Imana yateguye Kanani y'ubuzima bwawe. Hariho Kanani, hari igihugu cy'isezerano. Ntabwo Imana yishimira kubabaza umuntu iteka. Niyo imubabaje imugirira ibambe, izakugeza muri Kanani yawe. Abafite amasezerano yo kwinjira i Kanani bavuge ngo amen. Imana igira Kanani umuntu ari mu isi. Ubu wazana udufoto twanyu two mu myaka 25 ishize, hariho bamwe bakumigwa. Hari abantu Imana igenda igeze i Kanani, ikabaha Kanani yabo bakiri mu isi. Yesu yaravuze ngo nta wasize umugore n'abana n'ubutunzi bwe ku mpamvu y'ubutumwa bwiza atazabishumbushwa inshuro 100 muri ubu buzima no mu buzaza. Imana igira Kanani umuntu ari mu isi, ikazamuha na Kanani y'ubwami bw'Imana. Imana igira Kanani. Hanyuma nyene izatujyana muri Kanani y'iteka mu bwami bw'Imana, ariko tukino mu isi Imana igira neza abayikunda. Ntabwo mwabyumva, kubera muhora mwikompara n'abandi, mbese muhora mwigereranya n'abandi. Ariko ubuzima ntabwo ari competition. Nta muntu numwe duhanganye nawe, nta muntu ntabwo turi mu marushanwa. Kubaha Imana yo gufatanyije no kugira umutima unyuzwe bivamwe inyungu zo mu isi. Uri mu isi uzagirirwa neza n'Imana mu kigero cyawe n'ibyo Imana ishaka kugukoresha. Nta mpamvu yo guhora wigereranya n'abandi. Ariko nta kintu Imana yakoze. Uzi ko imibabaro urimo ari bike ukurikije ibyo wanyuzemo. Ubu si yakoze imbaraga zakoze biriya n'ubu ntabwo zigikora. Imana izaduha Kanani tukiri mu isi, duhe na Kanani y'ubwami bw'Imana. Hanyuma reka mbabwire Kanani iruta izindi tukiri naho, ni ukuzura umwuka wera. Reka mbabwize ukuri, nagiye mu ndege kandi nziza, naraye mu mahoteli ntekereza ko ari meza. Ibintu bagendamwo mu isi ubanza byinshi maze kubigendamo. Natangiriye ku umutumba murawuzi. Nari umunyenga w'umutumba, njya n'uw'igare n'uw'igicugutu n'uwa moto narawuriye n'uw'imodoka n'uw'indege n'ibintu byose bagendamwo, ibyinshi nabigenzemo. Ariko sindumva umunyenga ungana no kuzura umwuka wera. Uzi ko umuntu yuzura umwuka wera akibagirwa ko ari umukene? Uzi ko umuntu yuzura umwuka wera akibagirwa ko ari imfubyi? Uzi ko umuntu yuzura umwuka wera akavuga ngo ubwo Umwami Yesu ankunda ndamahoro, no mu byago ndamahoro nzaririmba? Ukagira ngo hari ikintu yabonye, ntaco yabonye, kuko yuzuye imbaraga nyinshi z'ubumana. Uzi ko umuntu yuzura umwuka wera akibagirwa ko inkweto zahengamye, ukumva uranyuzwe nta kintu wabonye, kubw'amahoro yo mu mutima. Nta kintu cyashimisha imfubyi, nta kintu cyatuma umunyamababaro yishima usibye kuzura umwuka wera. Iyo niyo Kanani yaduhaye. Umwuka wera ni anesthesi, ni ikinya. Muganga kuko atari umwicanyi, yagiye kukubaga agutera ikinya kugira ngo utumve ububabare bw'icuma. Iyo ukangutse ubona hari pasuma ahantu, ntumenye ibyo bakoze kuko ntiwari uhari. Imana yari izi ko mu isi hari imibabaro, aravuga ngo muhumure nanesheje isi, zabohereza umwuka wera. Ubuzima bw'inaha nta wabubasha atuzuye umwuka wera. Bararira babifite. Nigeze gusura umuntu mu gihugu kimwe, ari mu iteraniro nka gutya, hanyuma ndangije kubwiza arambwira ngo mbabaruze kunsura njyayo. Yari umuntu yakoreye UN, afite ibirenze ibyo wowe wakwifuza. Ninjiye ntangira nyene kuburaho nicara, mbona ndi umuturage pe. Hanyuma turicara, arambwira nkagira ngo ndimo kureba filime. Yambwiye imibabaro ye, ndavuga ngo Desire nzajya ngibishimbo n'ibirayi, nuzura umwuka wera, njyame ntaco nicura, kuko kugira nkiba ukagira imibabaro ingana gutyo ntaco bimaze. Imana hari ikintu yadukoreye, twujuje umwuka wera. Hanyuma nagira nkubwire ko Imana yateguye kuro wawe.
aya masengesho y'iminsi 21 azarangira uhuye na kuro wawe. Imana irabizi ko ukeneye kuro yagufasha kuva muri bya bibazo bimwe. Imana ntabwo tuzayireba igenda n'amaguru. Hari umuntu Imana yateguye mu buzima bwawe azagufasha, byaba mu buryo bw'amarangamutima, byaba mu buryo bw'umubiri cyangwa mu buryo bw'umwuka. Umuntu umwe ntabwo yihagije. Imana yateguye kuro azagufasha. Hanyuma Imana niguhuza nawe bizakemuka. Bibiliya iravuga ngo bavayo bavanyeyo imigisha myinshi. Nahoze ntekereza umushumba ari kuvuga, ntekereza ikintu nikigiraho kigora ngiye kukibabaza. Imigisha babatuyeho kuva itorero ritangira, ubu yose yarajera. None se yabujijwe n'iki? Ibintu babaturaho n'ibyo mwiyaturaho byabujijwe n'iki kuza? Muzi mu gutega kwa kabiri ukuntu havuga, haravuga ngo iyi migisha yose izabazaho kandi izabageraho nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu mukitonderera amategeko. Imigisha Imana yavuze irahari, ariko hari inshingano dufite, ni ukwitondera amategeko. Kumvira Imana ni umugisha uzakurunda imigisha yose. Birasa nk'aho imigisha yaje ikagwa inyuma y'igikuta. Nusenya igikuta kigutandukanya n'Imana, imigisha izakuzaho kandi izakugeraho. Kwatura ni byiza, no kwiyaturaho ibyiza ni byiza, ariko banza ukureho inzitizi zituma imigisha itaza. Nigaze kujya i Bujumbura mfite udufaranga dukeya mu mufuka, ibihumbi nka 70. Noneho ijwi rirambwira ngo tanga icya 10. Ndavuga nti Imana, ibibazo mfite birenze ibihumbi 70. Urambwira ngo nguhe icya 10. Numva ntabwo ndi bubibashe. Hanyuma ijwi riraceceka. Umuntu wese agira uko abana n'Imana. Mu minota nka 15 umujura araza ayatwara yose. Ndebye mu mufuka usanga umufuka uri hanze gutyo. Ijwi rirambwira ngo kutayampaye akabagiye wungutse iki. Nagira ngo mbaza abantu bari hano bagicacu ubu mwungutse iki. Mukomeze mwiyaturireho. Nzaba umutwe sinzaba umurizo, nzaba igisubizo sinzaba ikibazo. Ugicacu iyo nzitizi zitaravaho ni ukuri ntibizagwa inyuma y'igikuta. Ntabwo niba Bibiliya ivuga ngo gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, ukaba ugikunda guhabwa utazi gutanga, iyo nzitizi izakugwaho no kumenya gutanga. Umugisha ntusengerwa, umugisha urakorerwa. Umwanya tumara tumanitse amaboko mu nsengero dusaba Imana umugisha, turamutse tumara dukorera umugisha waza ari mwinshi. Nigeze gusura umukristo wanjye mfite amafaranga mu mufuka. Muzi ikintu nakoze? Yaragwaye, mubwira amagambo gusa, ndamuririmbira, mwigisha ijambo ry'Imana. Hanyuma turangije turasenga ndataha. Tugiye gutaha arambwira ngo pastor, unashaka kuguha akantu ngo ariko ngufumbate ntukarebe. Ngafumba sinumva karakomeye. Ngira amatsiko ndareba nsanga ni igiceri cya 50. Ndamubaza mwene dukwiye ko mpaye igiceri cya 50. Arambwira ngo nihaye intego ko buri munsi nabona abantu 3 bambwira ngo Imana impumugisha. Muri iyi nzu nta kindi kintu kihari usibye iki giceri. Sabira umugisha ku Mana. Nibuka ukuntu namubwiye ibigambo gusa ntari jana namuhaye, numva isoni ziramfasha. Anyigisha ndi umupasiteri. Bene mukomeze mwiyaturireho. Nimutubaha amahame y'ubwami bw'Imana, ushobora kuzarinda usaza utabibonye kandi bihari. Iyi migisha izabazaho kandi izabageraho nimugira umwete wo kumvira Uwiteka Imana yanyu. Bavuyeyo bafite ubutunzi bwinshi, bari bubatse neza mu mwuka no mu bugingo no mu mubiri. Kuro yabahaye ubutunzi bwose, ariko mu nzira bahuye n'inzitizi. Ndashaka kubabwira inzitizi 10 zishobora gutuma imigisha itaza. Inzitizi 10 tugwana nazo mu buzima bwa buri munsi zishobora dukwiye kuyoboza Imana inzira, kuko utagwana n'imwe agwana n'indi. Inzitizi ya mbere ni icyaha. Icyaha ni umwanzi w'amasezerano y'Imana. Icyaha, murebe hano, uruhara rwarandenganyije ruza nkiri muto. Hanyuma kubera gushaka kuba umujene ndagenda nkiyogoshesha nkamaraho. Iyo namazeho ubugira ngo nta musatsi ngira. Iyo duhuye mu muhanda niyogoshesheje banamazeho. None ubu ko wameze wavuye. Buriya mu ruhu nturimo, uva mu ruhu.
hari abantu baza mu rusengero nyuma y'iminsi mike agahita yigira umutagatifu, agatangira gucira imanza baje vuba, kandi wabanje ukagwana n'ibyaha. Ninde yakugize maneko abakizwa n'abadakizwa? Wagwanye n'ubuzima bwawe ugahinduka ko inzitizi z'imigisha ari icyaha. Duhora tugwana n'isi na Satani n'umubiri. Umuririmbyi yaririmbye ngo ngerageza uko nshoboye kwibuza inama mbi z'ibyaha, nkajya mbyibona, maravuga ngo buri munsi ujye umboneza. Nkuko nibuka nkiyogoshesha, niko nawe ukwiye kwibuka kwezwa. Kwezwa biratureba twese, nta muntu aragera ku kigero. Umunsi mwumvise Desire bamutwaye Rusororo hazaba haruzuye, yenda bazanjyana ahandi. Umunsi mwumvise napfuye, ntabwo kwezwa bizaba bikindeba. Igihe cyose ngihumeka, kwezwa birandeba. Yesu yabwiye abafarisayo ngo mushira imbaraga mu gutosora agatotsi kari mu jisho rya mugenzi wanyu, mujyanyu harimo umugogo madiriye yose. Murebe ikimadiri ko kingana. Ukaba ufite ikimadiriye mu jisho ukajya utosora abandi, ugahora utunga intoki abakizwa n'abadakizwa, wabanje ukagwana nabo. Icyaha ni imbogamizi y'umugisha w'Imana. Niba wicaye hano warakuyemo inda, umutima, reka mbabwize ukuri, umutima ntujya ruswa. Umutima ubizi neza. Niba wicaye warakuyemo inda, urabizi ko udashobora kugira amahoro utarabyatura. Niba usambana, urabizi ko utarihana ni imbogamizi y'umugisha. Niba wangana, niba urabizi neza, umutima ntujya ruswa. Nidusenga ubu munyakuri imbere y'Imana, ibwira ati ni ukuri mwana, byarananiye, umpa imbaraga zo kubitsinda. Aya masengesho uyamperemo imbaraga zatuma ntsinda kamere yanjye. Nagira ngo nkubaze, wadukorera Kariste k'ingeso mbi waje ufite nizimaze guhinduka? Utubereye umunyakuri, wakora Kariste ukavuga ngo naje mfite ingeso mbi 5, byibuze 5 zimaze guhinduka. Mwari muzi ngo iyo umuntu agize amafaranga kamere irashira? Wapi? Iyo ubonye amafaranga usambana ubikuba inshuro nyinshi. Iyo ubonye amafaranga wagira ubugugu, noneho ntawe uzongera guha. Iyo ubonye amafaranga n'umuterankunga uwuriwe imbere. Amafaranga aza gushigikira uwuriwe imbere. Niba warahindutse waravuze ubwa kabiri, uzi ko gutanga bizana umugisha kuruta guhabwa, nuyabona inzu y'Imana izubakwa. Ariko niba wubatse nabi imbere, amafaranga azaza gushigikira uwuriwe imbere. Icyaha ni imbogamizi y'umugisha. Aho abantu kugira ngo bashire imbaraga mu guhinduka, kuvuka ubwa kabiri, gupfana na Yesu no kuzukana nawe. Bibiliya iravuga ngo abantu banjye bitiriwe izina ryanjye nibicisha bugufi bagasenga bashaka mu maso hanjye, zamanuka mbakirize n'igihugu. Muri iki gihe ha gusenga dushaka mu maso h'Imana, dushaka mu ntoke z'Imana. Mu maboko y'Imana hari abagore, hari abagabo, hari ugutera imbere, ariko mu maso y'Imana hari ubumwe, hari ubusabane, hari ubuntu. Navumbuye ko Imana ishobora kuguha ibiri mu ntoke zayo ikakwima mu maso hayo. Abisirayeli yabahaye iby'imitima yabo yifuza, ariko miliyoni 2 bapfira mu butayu. Imana ishobora kubiguha byose kuko kugira neza kw'Imana byarayirenze kugeza ubwo igusha imvura no mu rumogi itari bubonemo umusaruro. Uzi ko Imana ishobora kuguha amafaranga utazatangira icacu? Yemaze imyaka 15 ndi umupasiteri. Muri iyo myaka buri cyumweru twakira abantu bashima. Ndashima Imana nararongoye, ndashima Imana sinkihaha ku kiro, ubu mpahira ukwezi ni byiza. Ndashima Imana naguze imodoka, ntaco bitwaye gose n'umugisha. Iyo modoka yawe itwaramwo bangahe? Ibiryo byawe ubisangira nande? Imana irakwambika ukambara wenyine. Imana kugira neza ntibyicuza, ahubwo inyungu y'Imana mu byo yaguhaye ni iyi. Niba wubatse neza ushaka kubaka Yerusalemu habaye amatongo, ukwiye kumenya ko umugisha wose Imana iguhaye iyo uguhaye ku nyungu z'ubwami bw'Imana. Ana yari ingumba, igihe yasaba Imana umwana, yasenze isengesho ntashobora kuzibagira. Yaravuze ngo Mana, numpuye umwana nzamukugarurira abo wawe iteka ryose. Imana yumva ntibisanzwe, yita imuzibura ndibyara imuha umwana kuko uwo mwana afite inyungu mu bwami bw'Imana. None uragira ngo Imana ibiguhe wemeza abantu? Abantu ntibemera. Nta kintu wakora ngo bemeze. Bazemezwa n'imbaraga zayo gusa, ariko ibyo wabona ntibyakwemeza abantu. Icyaha ni imbogamizi y'umugisha. Icya kabiri ni ibikomere. Ejo nabivuzeho, ntabwo ndi bubitindeho. Abantu benshi bayobogwa n'ibikomere. Niyo basenga bayobowe n'ibikomere. Ariko
Yesaya 61 haravuga ngo ntiyaje kudukiza ibyaha gusa, yaje kutuvura imvune zo mu mutima. Nta kiza ibyaha, gukira ibikomere ni agakiza ka kabiri. Muzarebe n'abahanuzi, mumaze kubona abantu bahanurira mu bikomere, ukabona afite umujinya, akavuga Imana itagira imbabazi, itagira ubuntu, ukagira ngo niko Imana imeze, kumbe ni ibikomere by'iwabo. Ukabona Imana avuga si umubyeyi, nta rukundo na rukigira, kubera ibikomere by'inkomoko ye. Beneda, Imana ntabwo ikiza ibyaha gusa, ikiza n'imvune zo mu mutima. Ibyakubayeho birababaje ndabyumva, ariko we kuba gutsikamirwa n'amateka, we kuyobogwa n'amateka mabi, ahubwo bizane kuri Yesu umubwire ngo Mwami, singishaka kuba imbata yabyo, ndashaka kuva mu gutsikamirwa ngana mu butsinzi. Niwo mugambi w'Imana. Bitari ibyo uzajya uyoborera mu bikomere, usengere mu bikomere, urerera abana mu bikomere. Iwacu papa na mama sinigeze mbona basuhuzanya bishimye, ntabwo nigeze mbona baseka. Edere ukuntu mama uko papa na mama babanye yaramuteruye, amuterura ku myaka 13, hanyuma amara imyaka 5 atarabyara, ari mu giturage bahinga baca inshuro, arakubitwa n'izindi zo gutahana. Hanyuma nyuma y'imyaka 5 asamye avira kunda amezi 9 yose. Agiye kwa muganga he ku birometero 40, baramubwira ngo ni grossesse imaginaire, nta mwana ari mu nda. Nyene babonaga ukuntu ibibazo afite kunda ntabwo bumvagaho umwana ari. Hanyuma agiye kubyara, inkuru yari yarakwiye ko ari umuntu twita inda y'ibitekerezo. Abyara umuhungu mwiza ari we ngewe, ni ngewe mwana w'imfuri wacu, nitwa Habyarimana Desire. Habyarimana n'umuntu avutse kubw'Imana, Desire n'uwo bashakaga. Ariko kuko nyogokuru atashaka ko mama aba muri urwo rugo, ahita aravuga ngo uyu mwana ni ikinyendaro, kandi ndasana papa n'agahanga gacuritse, ariko nyene nkura mu rugo ndi ikinyendaro. Natangiye gutotezwa ndi uruhinja, nta kintu ciza na kimwe narinzi iwacu. Nagerageje kwiyahura nko ku myaka 10, numvaga gupfa ari byo byiza. Hanyuma nagize umugisha nkizwa ndi muto ku myaka 10. Umugoroba ndi bwice papa niho nakiriye Yesu umwami n'umukiza, ndakizwa, nuzura umwuka wera, ndabohoka, nkorera Imana, biba byiza. Hanyuma ejo bundi 2004 ndarongora. Ndongoye, Imana igiye kumpa umugore impa bucura, useka kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Ntababeshe byatunaniye kumvikana. Nkajya maze se mama wanezerewe niki, nyenseka nibagiwe. None wowe uraseka gusa uraseka. No, ihinduka intambara, ntiyumva impamvu nseka, impamvu naseka, nanjye sinumva impamvu ahora seka. Bitunanira kumvikana. Dusa mu mwana wa mbere ari uko bimeze, dukijijwe ariko tutumvikana, kuko sinumvaga umuntu yatese kuri ico kigero useka ibidasekeje. Hanyuma dusa mu mwana wa mbere, uwo mwana afite imyaka 14. Meruka kumusura ku ishuri, ambwira ngo papa, ngo mfite ikibazo kinkomereye, nta kintu na kimwe mbura, ariko sinjya nishima. Usibye kubirenzaho tuvuge ko naco byagutwaye, byarakigutwaye. Buri imyitwarire yawe ifitanye isano n'ugusamwa kwawe, n'amezi 9 uri mu nda, na adolescence yawe ko yagenze, bifite ico byagutwaye. Nyana abanyarwanda turabahanga bo kurenzaho, ariko bifite ico byadutwaye. Nutabizana kuri Yesu ngo abigukize, uzubaka igisekuru cubakiye kubikomere. Ntushobora gufata umwana wawe ngo umutemberane mu nzira papa watarabigukoreye. Nta muntu utanga ico atahawe. Ntushobora gutanga urukundo utararuhawe. Mugira ngo igisenyi ngo ni iki? Nungufata umuryango wose ukawushira munsi y'ibikomere byawe. Mwicara aha natwe twagenda nta nkweto twambaye, ubagira ngo ufata abana bo muri 2020 urere nk'abo muri 85. Imana ikigukize mushumba. Reka mbabwize ukuri, njyaho ngeze nshobora gutandukanya ba Desire 3. Zidesire yakomeretse, nzi Desire wa kamere na Desire w'umwuka. Iyo duhuye nshobora kukubwira ntuyu munsi wicaye ku ntebe ni uwa kamere, nshobora kukubwira ntuyu munsi wicaye ni uw'umwuka. Iyo uwikomere yahagurutse mpita ntaha kare, nkaryama kare kugira ngo ntagire uwo mbwira nabi.
igihe tutarashobora gutandukanya ibyo, tuzaba abakristo batari beza. Tuzajya dukomeretsa. Bibiliya ivuga ngo muri mwe intambara zivahe? Ziva mu bigwanira mu ngingo zayo. Wagiye gushaka uzi ko ari ibintu ugiye utegereje, umugabo azajya guheka mu mugongo, muzajya mukina, uhita ushaka umugabo wumiwe. Umuntu mubana yabaye imfubyi, nta papa nta mama. Ngewe nkora itangazamakuru, iyo bigeze mu kwa kane bahita bahamagara ibitangazamakuru, muze tugiye, ubwo ndavuga abanyamatorero, tugiye gufasha imfubyi, bagatwara kawunga n'ibishimbo n'isabuni. Ariko reka mbabaza, kawunga twabasigiye mu kwa kane bageza mu kundi kwa kane. Mugira ngo ikibabaza imfubyi ni kawunga? Ni ukuva ku ishure watsinze ntawe wereka birete. Ikibabaza imfubyi ni ugukora amakosa udafite umuvyeyi uguhana. Ikibabaza imfubyi ni ugushaka gushingirwa ntawe uzakuvugira ijambo. Mu kwa kane nyene abanyamatorero baba bashaka amafoto kugira ngo bagaragaze ko bafashije imfubyi, ariko hari ibindi bikomeye. Buri umubabaro usangiwe uragabanuka, ibyishimo bisangiwe biragwira. Ibaze rero kwishima udafite uwo mwishimana, ukababara udafite uwo mubabarana. Ubwo buzima ni ubuzima bugoye. Kuba imfubyi, mbese gupfusha umuntu wawe ni nko gucikamo kabiri, ubutakaje igipande kinini cy'ubuzima. Hanyuma rimwe mukazisungana, ukabana n'undi muntu, ugashaka umuhungu yabaye imfubyi cyangwa umukobwa yabaye imfubyi. Hanyuma ukavuga ngo ariko ngo ngiye sinkumva ngo iyo myitwarire ushaka kwagira yihawe nande. Gukomereka ni umuntu ntabigiramo uruhare. Hanyuma abakomeretse bari hano, wenda tuvukana, sinamburamwo nk'umwe nka babiri cyangwa tuvukana, abantu bazaze babihe Yesu, mubwire ngo mwami singishaka kubaho nsikamiwe. Mu byukiza reka nkubwize ukuri, nkunda ijambo rivuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Ni data w'abakire n'abakene, ni data w'abize n'abatarize, ni data w'abanyamubabaro, ni data w'abazungu n'abirabura, ni data wa twese. Ntarobanura abantu ku butoni, mu isi yose ukora ibyo ishaka aramwemera. Nanjye yaranyemeye mvuka hahandi, ukora ibyo ishaka aramwemera. Iyo uyobowe n'ibikomere ntushobora kugera ku migisha, uhora utsikamiwe. Ibikomere ni bibi, ni bibi. Ndabizi ko ari bibi, ibyo mvuga ndabizi, ariko muco nshimira Yesu maze kumenya ko nyobogwa n'ibikomere, nagiye gushaka Yesu. Nari ndi kumwe na madamu, uwo munsi ndarira ndabohoka mbikorera Yesu. Ubu ndimo kwitoza guseka, ntabwo biraza cyane, ariko byibuze ndagerageza. Ndabizi ko guseka ari byiza. Ubuzima burashoboka, ariko ubuzima burimo ibikomeye burabiho. Niba hari umuntu ugoye kubana ku isi, ni umuntu yakomeretse. Umubwira A kumva B, icyo ushaka kuvuga si cyo yumva, ahita akurura agasubira akavuga ati nakare kose nta cyiza nigeze, ibyo uvuze ntibitangaje. Mbese ahita akurura agasubirayo, akonekita ahantu hatari heza kubera umubabaro yanyuzemo. Ibyo nabyo Yesu afite icyo yabikoraho. Nagira ngo amasengesho y'iminsi 21 azarangire Yesu afite icyo akoze ku mvune zawe. Nta wundi muntu yakumva agahinda kawe, nta wundi muntu yakumva umubabaro wawe. Yesu yakumva. Ubwo yababajwe no kugeragezwa, abasha gutabara abageragezwa bose. Ntabwo nshaka kuvuga ubuzima bwa Yesu, yenda nzagira umugisha wo kugaruka. Yesu yari Imana, isi yose imuburira umwanya, avukira mu kiraro cy'inka. Abantu babuze umwanya mu isi, mu mutima wa Yesu babonamo umwanya. Yahunze ari uruhinja. Nigeze kuva i Kairo n'imodoka ninjira muri Isirayeli, ni ibirometero 720. Hanyuma icyo gihe banyura mu mibande no mu misozi, ni ibirometero birenze 1000. Yahunze ari uruhinja ruto, ntabwo tuzi ukwezi yahunzemo. Iyo hakonje haba munsi ya 0, iyo hashushe harenza dogere 50. Mu ndebere urwo ruhinja. Ababurabujwe, abahunze, Yesu babona umwanya mu mutima wa Yesu, bazi guhunga icyo bivuze. Atashe ntabwo yatuye Yerusalemu mu mujyi mu mazu meza, yatuye Nazareti mu buvumo n'ibiryo biracahari. Abahora bimuka n'ababayeho mu bukene, nabo mu mutima wa Yesu babonamo umwanya. Muzi ko Yosefu yapfuye Yesu afite imyaka 19. Kuba imfubyi Yesu azi icyo bivuze. Kandi bene nyina atunze abaza kugira ngo babeho bamwita ikinyendaro. Hajya urashaka kwemeko,
wabuze keya mu mutima wa Yesu wabona mu keya ihagije, kuko azi kuburabuzwa no kwanga icyo bivuze. Atangiye umurimo ntiyawutangirira Yerusalemu mu mujyi. Murabona ko amatorero yose atangira i Kigali, yatangiriye i Galilaya y'abapagani mu gihugu gicuza ubwijima. Niwe watangiriye umurimo. Mubaze Lote, abantu b'abagwanyi batari beza, abantu b'abarobyi batize, niwe yatangiriye umurimo. Intumwa yafashije nka ba Petero baramwihakana, Yuda aramugurisha, abantu yagiriye neza abari bo muhimukira babugufi. Hanyuma Yuda amugambanisha kumusoma. Abarokore, niba hari abantu b'indyajya ku isi n'abarokore, uzi kwa gusuzagwa ngo Yesu ashimwe, nari ngukumbuye mu mutima atari ko bimeze. Akaguhobera ukagira ngo ni mwene so, yanyura hirya akakuvuga nabi. Bene abo babaho. Hanyuma ikibabaje, idini niryo gishe Yesu. Nagira ngo mbasabe ndi imbere yanyu, muzaba abana b'Imana, ntimuzaba abanyedini. Idini ririca, Yesu niwe utanga ubugingo wenyene. Nasuye urugo rwo kwa Kayafa. Muzi ko mu ijoro rimwe Yesu bamutwaye mu nkiko 5. Bamutwaye kwana, bamutwara kwa Kayafa umutambyi. Kwa Kayafa munsi hejuru bahakorera amategeko, munsi ari mwibagiro. Yesu bamufungiye mu mwobo wa metero 5, araranaganamo. Bahakorera torotire iteye ubwoba. Ukibaza ni gute umutambyi ageragereza mu rugo? Abigenza gute ngo ageregereza mu rugo? Idini niritanga ubugingo, Yesu niwe utanga ubugingo wenyine. Muri Egiputa Imana yabwiye buri wese kwisigira amaraso ku nkomanizo. Ejo bundi impanda nivuga bazahamagara umuntu mu izina rye, ntabwo bazahamagara institution nziza nka Anglikani, nka ADPR, nka Restoration, nka Zion. No, bazahamagara umuntu mu izina rye. Niba ufite amaraso ku ruhanga rwawe, impanda uzayumva. Uzaba umwana w'Imana, ntuzaba umunyedini. Idini nitanga ubugingo. Nta dini ry'abatagatifu ribaho. None aribona ntuzarijyemo kuko wajyanduza. Ukurikije ukuntu uri mubi wajyanduza. Nta ry'abatagatifu ribaho. Hanyuma itorero ntabwo ari ihuriro ry'abatagatifu, ni ihuriro ry'abanyabyaha bagiriwe imbabazi. Twese turi mu nzira yo guhinduka. Yesu aracabikoraho, atweza buri munsi, ararikuyakuya, azagisha ritagira ikizinga. Ibikomere bijya bibuza abantu kubana n'Imana. Imbogamizi ya gatatu ni Satani. Hano nimvuga Satani, sinshaka kumuvuga nka Satani umwe muzi w'amahembe, ndashaka kuvuga Mosha ye. Mu isengesho rya Data wa twese haravuga ngo ntuduhane. Ariko reka mbabaza, niba Satani ataratinye Yesu arangije amasengesho y'iminsi 40, azatinya bose nga rimwe na rimwe? Amosha ntureba ngo urangije 40, Amosha ntareba ngo utanga 10, Amosha ntareba ngo uri bishop, Amosha ntareba ngo urahanura, Amosha ntabatinya. Igihe Yesu yari warasenga, ba Petero bagiye kubwiriza bigenda neza, arangije arababwira ngo mukigenda nabonye Satani agwa ameze nk'umurabyo, ariko mbahaye imbaraga zo kumutsinda. Nabingingiye ngo nimukomera mukomeza abandi. Satani yihuta kuri speed y'umurabyo. Abera, iyo dusenze Imana izaduha imbaraga zo kumutsinda. Bibiliya ivuga ngo mungwanye Satani nawe azabahunga. Amosha, uzi ko Satani akubwira ngo uzi ngo mu buzima nta kintu wigeze ubona, ngo iciza nuko wakwiyahura ukumva gupfa nibyo byiza. Satani akakwibagiza ibyiza byose wabonye, ukumva ubuzima ntiburyoshye kubera Amosha ye. Uzi ko Amosha abwira umuntu ngo niyishingire kandi bari kuzamukorera ubukwe mu rusengero. Uzi ko Amosha abwira boss ngo umukozi wo mu rugo niwe mwiza, ugasambana n'umukozi wo mu rugo kandi umugore wamuruta ubwiza. Uzi ko Amosha akubwira ngo nta muntu n'umwe ugukunda ku isi, ukumva abantu bose barakwanga. Niba hari ikintu kibi na Amosha ya Satani. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo ufite ugutwi yumva icyo Umwuka abwira. Hirya y'amatwi dukwiye kugira ugutwi kumva Imana. Igihe haje amajwi na Amosha ya Satani, ukumva ijwi rikuvuga ngo ntutinye ndi kumwe nawe, humura nzagutabara, ndi Imana yawe, ukumva hari ijwi riguhumuriza.
amosha ni ikintu kimwe gituma umuntu atagera ku mugisha. Uziko barokore bagira intoke zibasha kujonjora inoti nto nini atarevyemo. Uziko amosha kubwira ngo ntugature ngo amaturo ngo atunze pasteri. None se ubundi Imana ijya amafaranga akora mu nzu y'Imana. Ariko kandi abantu bavuga ngo pastor ajya amafaranga nibo badatura. Abatura ntabwo bavuga nka bene ibyo, kubera mosha gusa. Uziko abanyafrika bo munsi y'ubutayu bwa Sahara bazi ko guhabwa ari byo byiza, mbese iyo bamuhaye arishima, kandi gutanga nibyo bizana umugisha kuruta guhabwa. Murashaka kuzahora muhabwa cyangwa murashaka gutanga? Nukubaha amahame y'ubwami bw'Imana. Indi mbogamizi y'umugisha ni karande. Karande ziva ahantu henshi, reka mvugemo hake. Ahantu hambere ni ubusambanyi. Iyo usambanye rimwe bizafata ibisekuru 10 kugira ngo uwo muvumo uve mu muryango. Bizafata ibisekuru 10. Kubera iki? Gusambana ni adoration, ni ukuramya. Gusambana ni ukuramya. Kubera iki? Kugira ngo umuntu asambane hari ibice bitatu bibangaje: umwuka, ubugingo n'umubiri. Ntushobora gusambana n'umuntu mutemeranyije. Iyo mwemeranyijwe amarangamutima arahaguruka, umubiri ukinjira mu gikorwa. Nta kindi gice na kimwe ku isi cemera gufata ibice bitatu usibye Imana yonyine. Niyo Bibiri ivuga ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Gusambana biri mu mwuka kuruta ko biri ari igikorwa gisanzwe. Abantu babandwa bagaterekera babisoresha gusambana. Reka ibyo mbyihorere. Ariko kimwe mu byorezo biri mu rusengero harimo no gusambana. Umuntu ashobora gusambana kubera impamvu 5 kubera kandi akijijwe. Umuntu ashobora gusambana kuko biri muri kamere. Umuntu ashobora gusambana kubera amaraso. Umuntu ashobora gusambana kubera ibikomere. Umuntu ashobora gusambana kubera environnement iri yuzuyemo ubusambanyi, kubera umwuka ugutwikiriye. Umuntu ashobora gusambana kubera abadayimoni. Uri mu rusengero usenga ariko ukagira abadayimoni bagutera nijoro bameze batyo, cyangwa ukagwa mu byaha bimeze bityo. Gusambana ni karande mbi. Amaraso ni gusambana ni icyaha cy'umutima kandi ni icyaha cy'amaraso. Iyo uhuye n'umuntu afite amaraso y'ubusambanyi nawe uyafite, biza byitwa kwiyumvamo, bikaza byitwa urukundo, bikazarangira ku mibonano mpuzabitsina. Gusambana ni ikintu kibi. Dawidi yarasambanye rimwe, Imana iramubwira ngo ibyo ukoze ntabwo bizi. Wowe wabikoze wihishe, yenza bikwitura ku manywa. Umuhungu we Amunoni ahita afata ku ngufu mushikiwe. Hashize iminsi Abusalomu amwigomekaho, baramubwira ngo wemeze soko naho mugihurira ujyamane n'abagore ba soko gasozi. Abasuye Isirayeli barabizi, imva ya Abusalomu ibukwa yonyene kuko yakoze ikintu kitari bwabeho mu Isirayeli, kurira uburiri bwa se. Salomo yarongoye abagore 1,000 kubera umuvumo wa se. Ibyo ukora ni irari rigushuka, ariko umunsi abana bawe babikoze bizaba ari nk'inkota yahuranye umutima. Kandi umenye ko ikintu cyose ukoze mu isi y'umwuka ubu by'imbuto utazava mu isi udasaruye. Imana ishobora kukubabarira icyaha, ariko ingaruka zacu zizagucisha bugufi. Wakwirinda ntubibe iyo mbuto mbi. Karande ni imbogamizi y'ukugera i Kanani. Hari ubwo umuntu abagiye kuzazamuka, agiye kuzura umwuka wera, kigahita gikurura. Kera ndumwana njyaga nkina ngafata urudodo rurerure, ngafata inyoni nkayihambiraho urudodo ikagiguruka nkurura kugeza ipfuye. Hari abantu aza hano masengesho y'imisi 21 bigashuha bikagenda neza, ariko Satani akabaza hana gutegeye agahita kururuka byisangamo nanone. Iyo migozi ikwiye gucibwa n'inkota y'umuriro. Aya masengesho asige aciye imigozi imeze bene icyo. Ikindi ni umujinya. Ibi ni karande yo mu maraso. Umuhungu yitwa Lewi
yagize umujinya mwinshi, bari bafashe mushiki we ku ngufu, ahita abwira abantu abo bahungu bamufashe ku ngufu muri ako gasozi, muri iyo famiye, arababwira ngo umuhungu wacu dine ndashobora kumubaha, ariko babanze babasirambure, ntabwo twabana n'abatarakebwe, ntabwo dushingirana. Kumbe yababeshe, arashaka kubatera bagwaye badashobora kugwana, akabica. Arabica bose. Se arababara, kuko nibwo bwa mbere hari habonetse umuntu w'umunyamujinya kuri ico kigero, yisha abantu agatema n'ibitsi by'inka. Sara muvuma. Hashize iminsi Mose avuka mu muryango wo kwa Lewi, barageze muri Egiputa. Muzi ko Mose yarakaraga, agahita yicaye mu Egiputa akamutaba mu musenyi kubera umujinya mwinshi. Imana yavuga ati Mose, ngufiteho umugambi ariko sinagukoresha umeze utyo. Nukuri nawe ukunda Imana, uza no mu rusengero, ariko imyitwarire yawe niyo byatuma Imana igukoresha, izabanza igutunganya. Hari ahantu izagutunganyiriza kugira ngo ikumare w'inkamba, uyitambire ibitambi kwishimira. Imutunganiza mu butayu imyaka 40. Iyo tuvuze Egiputa ntabwo mwabyumva, yari yampire, bari bayoboye isi yose. Yize amashuri meza yo muri Egiputa yose. Hanyuma Mose bamutoza kuzaba Farao w'ubutaho, yari akomeye. Ariko Imana imutunganya imyaka 40, nibonye ahigejeje imwohereza muri Egiputa kuzana abantu bayo. Ariko abageze mu misozi ya Sinayi, azamuka mu minsi 40 avugana n'Imana, amanutse agasanga Abisirayeli basenze ibigirwamana, afata amategeko ayakubita hasi arashwanyuka kubera umujinya wo kwa Lewi. Imana avuga ati Mose, ariko ukivaho utaranagerayo n'ibyo ukoze. Muzi igihano yamuhaye, yaramubwiye ngo garuka hano wibariza amabuye wumva uko bibabaza, nzakwandikiraho basi. Hanyuma aramanuka, ariko hashize n'iminsi baramurakaza, arababwira ngo mwabantu babimwe, arabatuka. Ngewe na Aroni dushobora kuba kure amazi muri iki gitare, agikubita kabiri. Imana yamubwiye kukibwira gusa. Imana yavuga ngo ubwo uterekanye kwera kwanjye muri aba bantu, igihugu waruhe ntuzacinjiramo. Imana itatinye kwima Mose Kanani mu buryo bw'umubiri, ntabwo yatinya barokore buzuye insengero banze guhinduka kuri kamere. Dukwiye kwemera inkomoko, dukwiye kwemera aho tuvuka. Hanyuma iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icaremwe, ibya kera biba bishize. Bidusaba kuba muri Kristo Yesu tukagumamo. Murebe hano ufashe ibigori ukabishiramo, ugafundikira, ugahamagara inkoko ukayiha. Inkoko yagerageza kudondaho umunwa, ariko ntiyagera ku bigori kuko harimo icupa. Iyo wiyishe muri Kristo Yesu, ubuzima bwawe buri muri Kristo Yesu neza, umuvumo uba ubuzerera aho hafi aho, ntushobora kukugeraho kuko ufuniswe n'amaraso ya Kristo. Ariko igihe cyose uzagerageza kuvamwo imbere ukaza inyuma, icyambere kizagufata ni umuvumo w'iwanyu. Kuba muri Yesu ni inyungu zanjye, kuko hirya ya Kristo nta cyiza gihari. Dukwiye kubohoka. Umuntu akabohoka, uzi ko umuntu avuga ngo ngewe ngo ndakara nka papa ngo na sogokuru niko yari ameze, ngo muzamfata uko nukuri umeze nabi. Ntabwo ariko abarokore bitwara. Abavutse ubwa kabiri barabohoka, bagatsikamira kamere. Kubohoka birashoboka. Indi mbogamizi ni ukubesha. Ni umuvumo mubi, ni karande mbi kubesha. Abanyafrika turabesha twese, twariyakiriye ntaco bitubwiye. Aburahamu yabeshe ko Sara ari mushikiwe, Isaka abesha ko Rebeka ari mushikiwe. Hanyuma Yakobo yahise abesha ko ari Esawu. Ubwo ni generasiyo ya gatatu. Generasiyo ya kane Lewi nawe arabesha. Abahungu ba Yakobo babesha ko Yosefu yapfuye bamugurishije muri Egiputa. Hashize iminsi Amunoni abesha ko yashaka gukinda Tamari. Byafashe ibisekuru 6. Nutera inda ubesha, umwana ubyaza gukuba kabiri. Ariko reka mbabaze, se w'ibinyoma byose ninde? Ubwo wumvise so nyene niba ubesha, urumva wo mufitanye isano. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Muri Yesu niho honyene dushobora kubaho ubuzima buri mu kuri bigakunda. Ikinyoma nubwo cakugaburira ntukabesha, kuko impanda yavuga nk'uko umushumba yavuze. Ntabwo ari ibyo gusa, sinavuga ubwibone. Ubwibone muzabibaza Nebukadineza. Yubatse Babuloni mu buryo bugezweho,
warangije komanga mu gatuza. Nagira ngo mbwira abagabo bari hano, mwibuke ko hirya yuko muba muri abagabo hari undi mugabo yitwa Yesu tugomba kugandukira, tukumvira, tukamukuraho amabwiriza tuyoboza umuryango. Nebukadineza yumvise, Imana yumvise atayihaye icubahiro, yohereza marayika kumwigisha. Aragenda amujyana mu ishyamba musigaho. Ageze aho atazi ko azahamara imyaka 7. Ngo imyaka 7 ishize ngo akenge karagaruka, ngo ahimbaza ibaho ibihe bitazashira. Aravuga ngo menye kuri Imana yimika abami igakuraho abandi. Imana yavuga ngo usubira mu bantu, nico nashakaga. Ako kantu kavuga ngo Imana yimika abami igakuraho abandi, yakize imyaka 7. Uzi kujya gufata inguzanyo utabanje no kuyoboza Imana inzira, utabanje no gusenga, ukumva gusa uzashobora wunguke kubera ubwibone, ntuyoboza Imana inzira. Amafaranga nahirayo nibwo uzibuka gusenga. Wagiye usenga mbere, ukagandukira Imana, ukamenya kuyubaha, ukayoboza Imana inzira ukwiye gukora. Ubwibone burakubwira ngo ndi umukobwa mwiza muri urusengero sinabura umugabo, nukuri uzumigwa. Abo wita babi bose bazabanza barongo gureba, uzagegwaho igihe uzamenya ko Imana ariyo yubaka ingo. Ubuzi ko uvuka mu muryango ukomeye utabura akazi, inkweto zizahengama, kugeza igihe uzamenya ko Imana yimika abami igakuraho abandi. Hanyuma indi karande mbi ni amaraso. Amaraso ahora ahamagara andi maraso. Mwari muzi ko Bibiliya ivuga ngo amaraso y'Abeli kugeza uyu munsi aracahamagara, aracasaba guhoregwa. None dufite inzirakarengane miliyoni zapfuye. Ejo bundi mu myaka 25 ishize dufite ubutaka bukwiye gusengerwa. Sonatibe bakuye abatutsi muri Eto babanyuza Sonatibe uriya muhanda wose kugera i Nyanza. Muzandebere accident zihabera buri gihe. Noneho ikintu kimbabaza, amatorero ari muri kare y'agacukunta ngana bananiwe no kubaka igicaniro kuri uyu muhanda ngo bahumanure, bahakorera igaburo ryera, amaraso ya Yesu ahumanura uyu muhanda. Amaraso ahora ahamagara ndi gufatwa, umva bitworoheye, kwiyambura ubuzima ntaco bitubwiye, kuko hari amaraso ahora ahamagara. Nutareka ngo amaraso ya Yesu akutwikire, imbabazi z'Imana zikubeho, amaraso ahora ahamagara. Kwica wabikora ukuyemo inda, wabikora uko wabikora kose, kwica kose ni icyaha. Bibiliya ivuga ngo ntukice akadomo. Byaba kwica wowe ubwawe, byaba kwica undi muntu, kwica ni icyaha. Hanyuma reka tube turekeye ibyo, dukomeze n'imbogamizi ya 5. Imbogamizi ya 5, impamvu bakwiye kuyoboza Imana inzira nuko hari inzitizi zishobora kubamburira ubutunzi bwabo mu nzira kandi baraburuhiye. Inzitizi ya 5 ni ubuswa. Uzi ko Bibiliya ivuga ngo abantu banjye bishwe no kutamenya. Mu gihe cyo kwa Mose abantu barakiraniwe, Imana ibateza inzoka zirabarya. Hanyuma Imana ibwira Mose ngo ngize imbabazi, kora inzoka mu muringo yimanike. Abantu nibayireba barakira ubusabwe bw'inzoka, barapinga kandi bariho barapfa. Bibiliya iravuga ngo bahitamwo kwicwa n'ubusabwe bw'inzoka. Muri iki gihugu hashize imyaka irenze 100 umusaraba umanitse, ariko abantu bishwe n'ubusabwe bw'ubusambanyi, n'urumogi, n'ubusinzi n'ibindi byose, kandi umusaraba umanitse. Aka gace kamenye ko hano hari itorero, bakwiye gukira ubusabwe, kuko hano Yesu ahakiriza ubusabwe bw'ibyaha, ariko abantu baracicwa n'ubusabwe. Ubuswa ni ikintu kibi. Yesu yageze Yerusalemu, bamwereka inyubako y'urusengero, avuga ngo Yerusalemu wica abahanuzi ugatera amabuye bagutumweho. Nashatse kukubundikira nk'uko inkoko ibundikira abaswi, ntiwabyemera kuko utamenye igihe cyo kugendererwa. Iyi minsi 21 nicyo gihe cyawe cyo guhura n'Imana. Nubikerensa ushobora kutazagira andi mahirwe nk'aya mu buzima bwawe. Igihe cyo gusugwa n'Imana ntugitesha agaciro. Ubuswa ni ikintu kibi. Mu bihugu bikize munsi y'ubutaka, Kongo niyo ya mbere, isi yose niho ivoma, ariko abakene ba mbere baba muri Kongo. Umenye ibi bintu, ibi tugenda nibi. Umurongo umwe wagukiza ukakugeza ahantu kure, ariko wiganyira yavuze ngo ntutinye ndi kumwe nawe. Hari abana babiri barakuranye, hanyuma umwe bavuka mu bihugu bitandukanye ariko bareregwa hamwe. Umwe arakira cyane, undi arakena cyane.
noneho wa mukire yaje kuza muri ico gihugu ahura na wa mukene, amubwira ngo ko ubuzima bwanze habaye iki? Amubwira ati nyine ubuzima bwaranze. Avuga ngo ngiye kuguha sheke izakubera urufatiro rw'ubuzima. Wa mukene ajya kuri banki asanga harinze polisi, areba ukuntu bareba, aravuga ati ninjiye banyica. Ahita atwara sheke ayishyira munsi y'ikarito yaryamagaho irindi isaza. Yongeye guhura na wa muntu nta ubuzima butarigeze buhinduka. Aramubwira ati habaye iki? Aravuga ati nagiye kuri banki ndebye ukuntu bareba, ndavuga ngo banyica. Yesu yaduhaye uburenganzira bwo gusinya PO, parolodre ya Yesu. Dushobora gusaba ico dushaka. Imigisha yose yo mu gakiza kubw'ubuntu bw'Imana twarayihawe. Numvise indirimbo ngira ngo yararuma ivuga ngo Imana yafashe ngo ibintu byiza byose ngo ibishira muri Yesu iramuduha. Rimwe nagiye muri Tanzania bambwira umusaza bamutumiye mu giterane, bamukatishiza tiketi yo mu mwanya wa mbere, bawemerewe kujya no kuryama. Noneho ageze muri gari ya moshe yicara ahantu mu ntebe, abandi bakajya kujya bakagaruka, iminsi 3 yose inzara iramwica. Noneho inzara igiye kumwica aragenda aho batangira ibiryo, aravuga ati mumpe ibiryo, arajya. Arangije ahita amanika amaboko aravuga ati umva ngende umupasiteri, nta mafaranga mfite, nimushaka mu nyice cyangwa munyohereze mu gikoni koza amasahani, inzara rigiye kunyica. Bavuga ati duhe tiketi yawe turebe. Barebye basanga yari yandikiwe kujya iminsi 3, inzara yaramwishe kandi biri mu itike. Yesu ntabwo yakase bimwe ngo ibindi abyihorere, no kujya birimo. N'imibabaro yawe nawe yarayibambiwe n'ubuzima bwawe bwose, ariko ushobora kuzicwa n'ubuswa. Kutamenya ko birimo bishobora kukwica. Umenye ko Yesu atanga amahoro yayaguha, umenye ko agira imbabazi yazikugirira, umenye ko avura imvune z'umutima yaziguha. Izindi mbogamizi nzazivuga ubutaha, iminota yacu irashize, dusenge. Ntabwo Yesu yenda kugaruka, nanjye nzagaruka. Nagira ngo dusengane n'undi muntu bishaka uvuga ati ngewe ndashaka kuba umunyakuri, Imana inkurireho inzitizi. Kanani irahari ariko mu nzira hari inzitizi. Mvuze 5 ushobora kuzabona izindi 10. Inzitizi ufite mu buzima bwawe urazizi. Haguruka dusenga, ubwize Yesu kuri inzitizi ufite. Umubwira ati mwami ndagukunda ariko mfite icyaha cananiye, hari ingeso yananiye gutsinda. Umubwira ati Yesu ndagukunda ariko mfite umuntu nananiwe kubabarira. Umubwira ati Yesu ndagukunda ariko umutima wanjye warakomeretse. Umubwira ati mwami ndagukunda ariko numva ngwana n'ubwibone. Umubwiza ukuri yiteguye kugira icyo akora ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu, uyu mugoroba tukubereye abanyakuri, tukubwije ukuri ku buzima bwacu. Uradukura i Babuloni mbi y'ibyaha, udukura mu isi tujyana mu ijuru, ariko mu nzira hari inzitizi. Hari inzitizi mu myumvire, hari inzitizi mu mikorere, hari inzitizi mu myizerere, hari inzitizi mwami. Dukurireho inzitizi kugira ngo imigisha watuvuzeho idusohoreho. Wavuze ko imigisha izatuzaho kandi katugeraho, ariko twahuye n'inzitizi. Twatuye neza, twiyaturiyeho ibyiza, ariko inzitizi ntizabikunda. Turasenze ngo dukureho inzitizi uyu mugoroba, bariyazi zose zikugweho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Abatishimiye mu ngo zabo kubera inzitizi bahuye nazo, izo nzitizi uzikureho. Abafite inzitizi mu mikorere uyikureho, inzitizi mu myizerere zikugweho, inzitizi mu kugukunda inzitizi zikugweho. Mwami twifuza kugukundisha imitima yose n'ubwenge n'imbaraga. Fasha itorero, fasha abantu bawe, duhagarika hakwiriye. Dushoboze mwami, dushoboze, dukureho inzitizi. Tukubereye abanyakuri, abatarakumenya, abatarakwakira nk'umwami n'umukiza. Uyu mugoroba ubaha ubuntu, bakwakire, bakumenye ko ari wowe mukiza wenyene. Mwami utanga amahoro. Ukora ikintu gisha muri aya masengesho, ukora ikintu gishasha, ukora ikintu gisha. Usenya ibihome, usenya ibihome, usenya ibihome. Izi ngeso zatunaniye, iyi kamere, izi karande zo mu miryango, izi mbaraga mbi tugwana nazo zidukize. Yewe mukiza w'abantu we, yewe mukiza w'abantu, yewe mukiza w'abantu,
kiza iri torero, kiza abantu bawe, dukize. Twanyuze mu butayu, tunyura mu bikombe, tunyura ahantu hakomeye. Ukuri k'ubuzima bwacu nuko twahuye n'inzitizi, ariko ijambo ryawe riravuga ngo batinye gusaba umwami ingabo n'abagendera mu mafarashi, ngo kuko ngo bari babwiye umwami ngo amaboko y'Imana yacu atabara abayikunda. Ndagushimiye ko muri iri torero hari amaboko yabohora abantu mu mibabaro yabo. Ndagushimiye ko umanuye amaboko yo kudukiza, amaboko yawe magari, amaboko yawe yaturamira, amaboko yawe yadufasha, amaboko yawe yatubohora, amaboko yawe naramira bari bihebye, abadafite ibisubizo by'ubuzima. Amaboko yawe abaramire, imbaraga zawe nizibane natwe.